hari abantu bambwiye ngo mbereke ukuntu ushobora kuuploadinga video kuri TikTok. Uyu munsi nicyo gihe cyo kugira ngo ukurikire neza iyo video yawe irebwe n'abantu benshi cyane. Dore ibyo ushobora gukora. Twagiye, uraza usanzwe uploadingira ukakamenyetso ko kongeraho ugakande, numara kugakanda urahita uza upload ukande video yawe. Hello guys, as usual this is video yawe tugiye kureba ukuntu ushobora gukora ikintu ushaka kweditingaho, ikintu cyitwa gusavinga status ukoresheje telefone yawe udakeneye iyindi application rusange. Twagiye, jya muri settings zawe, jya muri settings za telefone yawe, ushobora kugira icyo wandikaho. Twahageze, hanyuma ikintu kujya muri setting ya telefone yawe. Next. Hello guys, as usual this is next. Uyu munsi tugiye kureba ukuntu ushobora gukora ikintu ukandikaho ugashyiraho na ikintu cyitwa gusavinga status ukoresheje telefone yawe udakeneye iyindi application rusange. Twagiye, jya muri settings zawe, jya muri settings za telefone yawe, wenda urugero save status. Nyuma kujya muri setting ya telefone yawe umanuke uremo akantu kitwa WhatsApp. Ukomeze umanuke urebe akantu kitwa special function. Wayibonye, urayibona hano. ushobora kubyandika special function habamo ibintu byinshi, ukaba wanagabanya ikagiye nk'imwerekere ibintu bigezweho byitwa ibara. Reba social turbo, ukaba wahindura n'uburyo byanditsemo. Urabibona social turbo, urahabona ibintu bimeze gutyo. Video then retouching, voice recorder, pic mode and sticker maker. Ibi niba muri setting nta yindi application gukora ibi byose ushobora gushyira muri telefone yawe. Hasi twagiye, hari hasi flashlight notification, WhatsApp status, clean WhatsApp. Iyo usoje video handitse WhatsApp status ukaza next. Iyo maze gukora next, hano niho please pay attention. Hano hantu ngeze, hari igihe ushyiraho video ugasanga video yawe ntabwo ibona, ugasanga video yawe muri make nta kintu na kimwe imaze. Nyina n'abayibonye ntibe interese ku buryo bashaka kuguha follow. Hano ikintu cya mbere uzitaho, uzabanza urebe yuko ari HD. Upload, allow high definition upload, ugafungure. Numara ugafungura uzahita wizira urebe ko hano ari everyone, wemerewe kuyireba, hari umuntu wese. Bango hano mpisemo friends yarebwa n'inshuti zanjye gusa, only me ni njye nyine, hama everyone ni umuntu wese. Hanyuma nubona ibyo byose wabikemuye, then nta kindi uzakurikizaho no gupostinga video yawe ikapostinga. Hama hano no gushyiraho description ukanataginga, ukaba washyiraho n'udutag tumwe na tumwe dutandukanye. Hanyuma nta kindi ukora ni ukwita upostinga video yawe, ugakonfirma yuko umuziki uzakoreshwamo nta kibazo uzagira. Ngomba kubaho ubuzima bwanjye wankunda utankunda. Ngomba kubaho ubuzima bwanjye wankunda utankunda. Sinkeneye ko nkunda kugira ngo mbeho. Ikindi kandi nzatanga ibitekerezo byanjye uko mbyumva ubuzima